yafungwa ibyo ari gukekwaho bagasanga ntibimuhama yego isomo nakuramo kuri ibyo ngibyo hari ukuntu nyine isomo ni uko abantu badashobora gukeka ko aho nahurira na Kariza yego bagatekereza ko nta nahurira na Kariza bagatekereza ko Kariza nyanga bagatekereza ko nyanga ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze biriya ni ibintu biba bigomba kubaho rero ndanezerewe cyane abantu bakeka ko bidashoboka ibyo ni byo mu mitima yabo ntabwo hagati yanjye na Kariza umuhabazi umutima w'umuntu kandi iki ni igihe cyo kugira ngo niyumve n'abantu bafite ikibazo kugira ngo kandi n'abantu bafitanye ibibazo byo kwakungurana ariko kandi yewe nta muntu ufite ikibazo bari kumwe tugira icyo tubabaza ndetse n'abagira icyo batuganiriza karibu kuri Day to Day TV na Kariza TV show ndetse na Sirasi tuhaye ikaze kuri Day to Day TV ndetse na Kariza TV show. Yes, icyambere reka nsuze abakozi ba Kariza TV show ndetse n'abakozi ba Day to Day. Turavuga cyane kandi tubikiriza amahoro y'Imana. Kari ngiye kubaza ikibazo cy'amatsiko cyambere na Sirasi ndaza kumubaza ikindi kuba wicaranye na Sirasi umva wiyumvute. Sirasi kuba nicaranye nawe icyambere mbanje kumuha ikaze ku Kariza TV show. Yego. Banatangira gukora biriya biganiro ndetse n'ubuzima bubaho bwa mbere ubuye ni bwa mbere live face to face. Yes. Hari ikaze kandi byishimiye cyane. Urumva wiyumvute? Yumva neza mfite amahoro asesuye. Wow. Sirasi nzabahaye nyuma yo kuva mu igororero rya Ririma ku birego waregwaga ndetse urukiko rukuru rukakugira umwere burundu buri umwere nta cyasha na kimwe cyo kijyanye n'ibikuregwaho iki kikuriho urumva uri kwiyakirute muri societe icya kabiri urumva uri kwiyakirute ko wicaranye na Kariza wagiye ugaragara ko ibiganiro ku Kariza TV show ndetse akagaragara anakorera advocacy umwana byakekwa ko yatewe inda nawe urumva uri kwiyumvute ikibazo gihari ariko ndabanje ndashimira ko mwakiriye kamera zanyu zibabwiriza Kariza TV show na Day to Day. Yego zivuze Kariza TV na Day to Day. Yego Sira cyane yego biriya byose kandi banje gusubiza n'abakunzi twibutse tutarajya kure banza bakubitira akantu kibutsa Sirasi kakapera Sirasi arabona ashaka kugira ngo oya kwishima byamaze kubitubwira urishimye tu njye nasabye ngo kimwenyera niyo mpamvu niriwe bitindaho mpamvu nishimye cyane ni kuba izi saha abantu badashobora gukeka ko aho nahurira na Kariza yego bagatekereza ko nta nahurira na Kariza bagatekereza ko Kariza nyanga bagatekereza ko nyanga ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze biriya ni ibintu biba bigomba kubaho rero ndanezerewe cyane abantu bakeka ko bidashoboka ibyo ni byo mu mitima yabo ntabwo hagati yanjye na Kariza umuhabazi umutima w'umuntu kandi iki ni igihe cyo kugira ngo niyumve n'abantu bafite ikibazo kugira ngo kandi n'abantu bafitanye ibibazo byo kwakungurana ariko kandi yewe nta muntu ufite ikibazo ndetse abakifiteho ariko iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bose babohoke. Yego byumvikana ko Kariza uramubohoye ku biganiro byagiye bibaho yego ntabwo ari wowe ni abakunzi bawe uvuze ko urambwiye ngo ubwo Kariza ndamubohoye ntabwo nari muboshye abakunzi bawe noneho kuri Kariza bamufata gute mu ishusho uretse tuba twirangiriza ikiganiro nuko tuvangira nari mubajije n'abakunzi ba Kariza urababwira iki uramubohora ku bakunzi bawe ko bagiye bamutwara nabi ngo yaragufungishije bagiye abakunzi ba Kariza n'abakunzi banjye bo bagiye kumva umwe
bakwiye kubona Kariza nk'ikibazo nabo ntabwo bakwiye n'ikibazo ahubwo abakunzi ba Kariza namwe bakunzi banjye Kariza mu mukunde nanjye mu mukunde twese ni ukuri pe ikintu kigaragara cyo byibuke neza biba bigomba kubaho ntabwo Kariza nyanga nta n'icyo gupfa kandi umurimo yari ari gukora byari ngombwa nawe wawukora yego nta muntu uriya murimo utawukora igihe yaba azi ko hari umuntu urimo ararengana yego gusa icyo nawe cyishimishije ni ukuba Kariza turi kumwe isaha rwose ari kuvuga ko bwinshi no kuba ari kumwe nimero za Kariza turi day to day nimba hari ibintu bishimishije ni ukuntu mugaragaje ko nta kibazo kigihari n'abakunzi banyu bombi babone ko nta kibazo kiri hagati yawe menye ko nta kibazo mfitanye na Kariza abamutuka murakora amakosa murakoze cyane abamutuka murakora amakosa kandi mu gihe mwamaze kubona mumaze kubona ko ari ikibazo nta gikuru ari ugutukana ahubwo wavuga uti uyu muntu mwandikire nkoresheje Bibiliya nkoresheje ijambo ry'Imana ubwire ngo iri jambo ry'Imana wenda yarideviye riciye ku ruhande yego rwose icyo ari cyo gisubizo yego Kariza nagira ikintu akumbariza kiri ku mutima we oya njyewe icyambere cyo reka mbivuge ndi kureba muri kamera ndashaka gukuraho urujijo ku bantu cyangwa se kubishyiraho urujijo Kariza nakoze ibyo nagombaga gukora ndabibabwira kandi nta nubwo mbyicuza kuko nta cyaha nakoze icya kabiri turi mu isi y'icyaha ibi byose biba bigomba kubaho kubera ko mu isi y'icyaha kandi ni isi yamanukiwe n'umubisha yego so rero wenda twagiye dukora inkuru nyinshi kuva natangira kubona uriya mwana Divine uwo wita Nikuze naramubonye numva mugiriye impuhwe numva mugiriye impuhwe bitewe n'amadetayi nyine yagiye atanga n'icyo byose ndamugira impuhwe ndetse sinamukoresha nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu uri gushaka byose ahubwo namufasha kuri njye ntekereza ko rero ibyo ngibyo nta cyaha kibirimo gusa abandi bose wenda mbire n'abantu Sirasi ntabwo wenda warageze mu nzu y'imbohe ntago nari ndishimiye twavuga ngo ntago nari ndishimiye kuko nta nyungu nari mbifitemo ntago wari ufite wenda nk'ikibanza tugenda ngo udafunzwe uyu mutungo wongeye kuwusigarana icya kabiri bariya abantu uriya muryango uriya mwana umuryango wa Nikuze Divine ntabwo batuziranye wenda mvuge ngo ibi biri kuba kubera izi mpamvu ibyo babaye byakozwe nta bintu byabaye byigeze binyuranwa n'amategeko byagombaga kubaho urumva so muri aka kanya rero wenda reka dushimire Imana nta kintu cyo kibaho kidafite impamvu yego kandi buri Imana niyo imenya ukuri k'umuntu n'umuntu ku giti cye yego akamenya ukuri so rero ntabwo biba byoroshye kugera hari ahantu ukurikije icyaha uburemere cyari gifite kuba aka kanya umuntu akaba ari hano ni ukuvuga ngo ibyo abantu bakekaga si cyangwa ibyo twakekaga ntabwo ariko uyu munsi bimeze Imana igira inzira zayo kandi buriya reka nkubwire ndagaruka no kuri Bibiliya cyane ko hari ukuntu Satani buriya amenya ahantu wakoreye icyaha ariko ntabwo ajya amenya ahantu wihaniye yego okana urumva so rero ntabwo bivuze yuko Imana itakiri ku ntebe y'imbabazi kandi nta nubwo ndi hano Sirasi mushinze ntabwo ngewe nicanga ndi gushinga cyangwa umucira urubanza nk'uko wenda abantu bagiye bavuga wowe n'umutima wawe ni wowe mwuzukuri yego mu by'ukuri tujya dukosa ibyaha bikabaho ndetse bikagira n'amategeko abihana ariko kandi buriya ikosa ntabwo rikosozwa irindi urumva ndizera yuko muri aka kanya nicaye na Sirasi nta kibazo mfite nta nubwo mfite n'ikibazo wenda
umuryango wawe ntabwo dufitanye ikibazo, simfitanye n'ikibazo n'abanyarwanda. Oya, ni ukuvuga ngo Yesu yaratupfiriye, aratubabara kubw'ibyaha byacu, aratubambirwa kubw'amaraso ye. Nta mpamvu rero kuba wicaranye n'umuntu umushyamiranye n'ubwo mwaba mufitanye ikintu byabo. Kandi ikindi abantu bajye babanujije hariya nibwo mujya muvuga abantu bihujije kuba itangazamakuru ryarabayeho ukuri kw'Imana bakuriho urubanza, ndetse n'abantu muri aka kanya wenda tuvuge ikindi kintu nagaruka nk'abantu bagiye wenda babona Sirasi yegereza mikoro neza. nk'ubu twagiye dukora wenda harimo abantu batari bubyumve kimwe, bari buze kuvuga byagenze gute, wariye ego wamushyize mama Helena wamushyize inyuma, byagenze gute. Tugomba kubaho turabakireba nanjye ni umukristo, yego, kandi ufite n'umuryango, yego. Uyu Sirasi kuvuga iriya myaka kujya guspenga buriya n'iki gihe, aya mezi ngira ngo 5 ntabwo ari makeya, ntabwo ari makeya. Hari ibintu byinshi by'ubuntu biba byasubiye inyuma, ndabizi, ariko buriya hari yego, ikintu cyose kiberaho impamvu, donc ibintu byose kabifate ngo hari impamvu, kandi Imana niyo izi ukuri. So rero Sirasi turakwakiriye, kandi Imana ibasirane nawe mu bikorwa byawe, ushyigikire. Ndumva nta kindi ikindi nakongeraho, hari ishusho iba yaragaragaye ku muntu siritu nk'umusitari, urumva nk'umuntu wari usanzwe afite ibihangano, nk'umuntu wari usanzwe afite imitima y'abantu yagiye ahindura, ishusho ikaza isa nk'aho itari nziza. Tubikiriyaringe umuntu bita Zabahayo Sirasi, uyu munsi ibyo yashinjwaga basanze atari ukuri, nta kuri kwari kubigirisha inyuma. Hari abandi wenda barabyisha inyuma kubera impamvu runaka, ariko nta kuri kwari kubirimo. Sirasi nigeze afata umwana ku ngufu, nta n'umwana yigeze atera inda, ni ku rukiko rwa Gasabo rwabigaragaje, rwamugize umwere. Abakunzi be n'abandi bantu batari abakunzi be n'abandi bashobora kubitekereza babone ko nta kintu na kimwe kimuhama, ni umwere. Ibyo bamushinjaga turagira ngo tumukureho icyo cyasha, nk'umuntu wagiye yumva ibyo muri social media, aba YouTubers, abanyamakuru runaka batangaza, vraiment turabikiriyarinze ibintu. Sirasi nta cyaha kimuriho. Ejo murongera mu mwumve mu bitaramo, murongera mwumve mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko nta cyaha kimuriho pe. Kari haragwa mbeshye. Sasa turetenya ngo tugire nk'ibibazo nka bitatu dusoza, ngiye ndibariza yaba ari Sirasi afite umuryango, yaba ari ufite umuryango, nk'umuntu wabonye ibyabaye kuri Sirasi, ubona byaramusigiye iki nk'ishuri? Ndabaza Sirasi, umuntu wabonye ibintu byakubayeho byamusigiye iki? Icyo byamusigiye ngiye ntabwo nkizi. Icyo byamusigiye biraterwa nuko ababyumva, yego, ariko ahubwo jyewe icyo byansigiye ahubwo ni iki, nari kukikubaza n'ubundi. Igisubizo nakiguhaye, icyo byasigiye umuntu wabibonye cyangwa byumvise ntabwo bizi, ahubwo jyewe hari icyo byansigiye, sibyo? Yego, ikintu byansigiye ni ukumenya ko ndetse ahubwo ibi bintu byagomba kubaho, ndetse naje gusanga byari mu mugambi w'Imana, kubera ko ngezeyo navuze ubutumwa akizwa abantu benshi. Usanga Imana yarashaka ko ngera hariya hantu kugira ngo bariya abantu bakizwe. Yego, nk'urugero hari umuntu wakijijwe bari bazi ko adashobora gukizwa. Cyantangaje, yakijijwe ku cyumweru, aza mu masengesho ku wa gatatu, aza mu masengesho ku wa kane y'itorero, uwo munsi ndi busomerwe. Yego, nyuma mpita nkaho usanga ari uwo muntu Imana yari gutumyeho, yamara gukizwa ikavuga iti icyo narakuzaniye aha ngaha n'iki kirashojwe. Wow, jewe pe ibi bintu ntabwo mbibara nk'ikibazo, mbibara nk'umugambi w'Imana. Imana yanshakaga. Icya kabiri Kariza nawe ngiye kukimubaza, ubona ibi bintu abanyarwanda biri kubigisha iki byabaye kuri Sirasi? Ese hari igisubizo cyangwa se hari ubutumwa byarasigiye abanyarwanda? Nk'ubuhe?
ubuhe ubutumwa ibi bintu byabaye kuri Sirasi yego wenda yafungwa ibyo ari gukekwaho bagasanga ntibimuhama yego nagiye ndiberaho isomo nakuramo kuri ibyo ngibyo hari ukuntu nyine isomo ni uko umuntu ashobora kubeshyirwa yego kumva ndetse n'ibimenyetso bigatangwa isomo njyewe nakuramo kuri ibyo byose ni ukugenda mpora gake gake ku kintu udahubuka gake udahubuka ngewe n'iryo somo nshobora gukuramo ndetse n'abanyarwanda by'umwihariko Sira ibibazo bitatu ngiye kubaza dusoza wari uri umurimo w'Imana wari umuririmbyi ndetse n'umuhanzi abahanzi bari bakuzi benshi ndetse n'abakunzi bawe ubafitiye iki nyuma yo kugira ngo uve muri biriya wanyujijwemo kugira ngo hagire hari nk'uko wabyivugiye kugira ngo hagire ikintu ukora ubafitiye icyo wahishe mu gaseke ntakiri kabanza dusubize icyo ntacyo Sira dusubize kuri iki kintu ndabanza musore gato urimo uri kuvuga urimo uravuga ku muntu ari umuririmbyi nawe umukozi w'Imana nari icyo gihe utarahura na bino bibazo wenda ubushobora kuba warabivuyemo niyo mpamvu nayo ntabwo nigeze ndeka gukora okay ntabwo nigeze ndeka kuvuga ngo nari bashaka gusobanura ko ibintu atari byo ntacyari cyo yego hanyuma warumbajije icyo neganyiriza abakunzi bawe cyangwa se abanyarwanda ndetse n'abari hanze yabo muri rusange icyo mbateganyiriza ni uko n'ubundi murakomeje cyane murakomeje ntabwo uhagaze twitegure ko ibitaramo bibakoraga bigiye kongera kwanshina ese hari igihangano gishyashya wari ufite wenda wagiye utarasohora cyangwa ubu ngubu cyaba kikirimo uvuga uti ugiye kugiheraho hari ibyo nari mfite nari maze gukora nari narashyira hanze ariko hari n'ibindi mfite n'ubundi bigiye gukomeza nk'uko bisanzwe ese nta gishya waba ufitemo muri ibyo kugira ngo dukubite kamwe byibuze kapera kako kugira ngo dukumbuze basi noneho kugira ngo ego ikibazo njye nashaka kubaza Sirasi kuri nubwo wenda twari dusa nkaho tubibwiyemo Sirasi wenda sinzi niba akantu ngiye gushyira muri sawa hari ukuntu nari mvuze ngo ibi bintu bishobora kumpa isomo ryo kugenda gake ariko se kandi turi imbere y'abantu buriya aho wasebeye ni naho usebukira yego ni naho igisebo kiviraho dukure urujijo ni iyihe mpamvu yatumye utekereza ko ari iyo mpamvu yatumye ibi byose bibaho bakubeshyeye muri buriya buryo bwose ni iyihe mpamvu yabayeho kugira ngo ube wabishyirwa kuriya kugeza ubwo bivuga ko wateye inda kugeza ubwo bivuga ko DNA zaje zihura zigagufata ni iyihe mpamvu utekereza ko byaba byaragenze gutya rero impamvu ntabwo nyizi y'ibyo byose y'ukuntu byagenze njyewe mburana uko mbizi hanyuma ubushinjacyaha nabwo butanga ikirego cyabwo bagaragaza ibyabo nanjye ngaragaza ibyanjye nyuma nasanze urukiko rwarabigenzuye ugasanga ndi umwere hanyuma ariko ibi ngibi nakomeje kubisobanura ibi ngibi ni umugambi w'Imana kubera ko abakozi b'Imana benshi muzajye muri bararwanywa
bararwanywa ku rwego rukomeye. Hari abatwiwe amabuye, hari abarangiye bacuritse, hari abagize gute Paul na Sira murabi kandi Sira buriya ni Sirasi bagiye mu nzu y'imbohe barafunga izindi cyangwa se inzugi zirakinga. Ushatse kuvuga ngo Sira ni Sirasi uko bimeze nzabisome. Sira niwe Sirasi uzabisome. Ibyo rero aho gusa njyewe mumenye ko nta gitangaza kirimo ahubwo icyari kuba igitangaza ni uko nari gukomeza gufunga kandi uzi neza ko nanjye ubwanjye hanyuma ariko uyu munsi ndashimira Imana kandi ndashimira wenda kuri aho ngaho hagiye twavuze ngo se twabyita ko ari nka shitani wabiteye se waba utekerezaho yuko mwamufitanye ibibazo bakaba ari ababyishimiye, abagome abantu mutabyumva kimwe bakaba ari bo baba bihishe inyuma y'ibi byose? oya, ntabwo nkeka baba babihishe inyuma ye ku mutima wanjye ukeka ko umuntu yihishe inyuma y'ikintu ntabwo nshobora kubishinga hagati kubera ko byanze bikunze ikijya kuza ku muntu gifite aho kiva kikagera aho gituruka. Ibyo namaze rero kubyisetingamo gutyo nta muntu n'umwe ncira urubanza, nta muntu n'umwe ncira urubanza kuko biba ku muntu, bituruka ku bantu byaba ibyiza cyangwa se byaba ibibi, ariko kandi cyaba ikibi giturutse ku muntu nta rubanza mucira, cyaba icyiza murumva byo n'ubwiza bw'ubundi burya mu bundi buryo. urasoje Sira, dusoza reka tugushimira ikiganiro kingana gutya uduhaye kuva waza ukaba wemeye kwicarana na Kariza mu gihe abantu bavuga ko badashobora guhura, ntaho bahurira ntaki, ukaba wemeye guhura nabo. Katugushimire kandi tukwifurize kugumya kugira amahirwe mu byo ukora byose, tukwifurize kugumya ubona chance wabonaga n'ubundi zikomeze zize, abagukundaga gomeze bagukunde. Ikindi ntago twirwe tubyinjiramo tubikubaze, turakwifuriza kugira umuryango mwiza. Urakoze cyane kandi ndabashimiye, gusa nongeye kubisubiramo nta mutima w'u Rwanda. Urakoze cyane. Yes, yari John Peter kuri Day TV ndetse na Kariza ku Kariza TV show. Twari twahostinze Silas aduha ikiganiro cyiza kandi n'ukuri gifite icyo cyigisha abantu, kirimo ubutumwa bwinshi butandukanye ku bantu bashobora kuba bagirana urwango. Icya kabiri kirimo ubutumwa bwinshi ku bantu badashobora kuba basabana imbabazi. Ikiganiro cyabanje no kubaho, Silas yagaragaje ko nta kibazo afitanye n'umuntu uwo ari wese, ndetse n'abamuhemukiye bakamukora ibiganiro. Bamwe na bamwe bamusabye imbabazi, mwabonye nka Pastor Claude. Niyo mpamvu ufite ikintu byigisha ku muryango nyarwanda ndetse n'abazadukurikira. Turabashimiye rero, reka tubifurize nyaguha mu karongo by'umwamo byose. Ciao ciao.